Ibintu birakaze hano. Okay. Mwabonye rero ngo ni Isaac Newton mu ndirimbo yise Impuhwe, indirimbo imeze neza cyane kabisa. Nk'umutazi kunyeganyega ngira ngo hano rwose ahita nyeganyega. Afite ndabeza? Oya. Nanjye numva nanyeganyeze nubwo ntabyo. Ni utajya ufashwa none nabonye yafashe. Ariko nagokoreho ni nawe ko ntajya afasha. Yanguye ngo ko n'umusore muri kubona aha ngaha uri hagati umeze neza, style ntabwo rwose mfite. Icyangwe ni umva ko wamba. Bako turimba. Se, Aiza. Nowe ni utose? Ni jewe Isaac Newton. Newton. Ese Newton ni ayindi twize. Naje nicyo ngiye kwibaza nyine. Ni rwose ndiri. Byaje gute rero? Uko byaje rero Newton yakoze ibintu byinshi muri physique. Nanjye numva mu bintu by'Imana nakora kimwe. Ababwira ngo ushaka amahoro ubukire n'ubugingo, ufate gukiranuka, uteranyeho no gusenga, ukube kwizera, ukuremo gukora icyaha. Niyo formule tujyana mu ijuru. Wita witwa Newton. Kabisa. Formule niyo ngiyo. Nuko byagenze? Ntabyo gushaka za pression na masse na za integration no. Uzafate gukiranuka gusa no guteranya kuba no gukuramo. Gukiranuka teranya no gusenga ukube no kwizera ukuremo gukora icyaha. Tayari mu ijuru tuzatanga. Mbese ayo maforumire ni iki bizagurire n'umuziki sasa? Uko bihura n'umuziki rero. Kuvuga ngo ikintu dukora cyose no kugira ngo tugarure abantu kuri Kristo. Niyo ntego yanjye. Nimba numva gihe no mizajya mu busa. Kugira rero tugere kuri Kristo nuko uzafata gukiranuka ugasenga ugakuba no kwizera ugakoramo gukora icyaha. Ayo bagenda bizajya mu busa. Totale sumukubita inshuro neza neza. Shaka zagendera. Isaac Newton rero turakwakiriye mu kiganiro Ihumure. Yego murakoze cyane. Uri muntu ki mu kubantu batakuzi muri makeya. Amazina yawe bwite usibye iyi Newton wiyitiriye ukurikije ayo maformule ariko noneho uri muntu ki ukomoka he? Amazina nitwa Bimenyimana Isaac Newton. Newton se birangamuntu. Irangamuntu ntabwo ryagiyeho ko ntabwo rero menye uryemera riraza. Ukaba rero usengera he? Ukaba uri umupapa uri umusore? Ndi umupapa ntabwo ndi umusore ariko mvuye mu busore vuba niyo mpamvu uri umugeni. Amavuta y'ubugeni. Ubugeni nabwo ngira ngo bwararangiye. Muri 2020 nibwo narongoye twabyaye mu kwa 12. Ubu uri kumujyi ko? Umwana aramaze amezi 9 twarabyaye imbere kwa 12 kuri mwaka. Ndabona dushobora kubatungana kabisa. Uranye narongoye mu kwa 3 generation ni kwa 8 ku itariki kuna ko mu kwa 12 ku itariki 8. Urumva natwe yuzuye 9. Kanja byibagirwa. Ariko nuko impeta barayishizemo kuko uyibone umustar ntago basari. None bose dufashe kwegereza abantu nyuze muri randirimbo yari haramenye. Kwagiye kandi bitume natwe duceza. Cyangwa kwikirira abantu. Twabayeho turiho kandi tuzarama kubw'Imana. Uwiteka Imana gusa. Mutaware
n'amafeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri muvunika bikoresho kuzuye amazi ibiroha nk'uko amazi atamara inyota nyamara icyamuzanye kugira ziyote ubugingo bw'iteka ibyuramo byose ntibikakunze ubugingo bw'iteka nshuti yanjye uri muri wowe arakomeye afite byose wifuza mbese byakumarira iki nshuti gutunga byose ukabura inshuti wakiriye kuko muri we harimo byose twifuza kuko muri we harimo byose twifuza harimo byose kuko muri we harimo byose twifuza muri Yesu harimo kuko muri we harimo byose twifuza Imana usibiretse idayiza fata kugushungura ibera wa Yesu umwizeze umutima ukora tumbira Imana nshuti yanjye we tumbira Imana kose bireke idayiza bikora bikuru fata kugushungura ibera wa Yesu umwizeze umutima ukora umwizeze umutima ukora Wow. ariko ntamushaka Be blessed, my brother. ndazashobora Ongera ukora kuri piano gusa ataririmba. ariko ntashaka umwizeze umutima Okay. Fata ku nshundura za Yesu we gusa ndakwinginga kugira ngo ukore ku nshundura ho gatoya gusa. Yes, Za Yesu yitwa maze Isaac Newton. Imana ikumugisha cyane. Aha watangiye rero kuririmba ryari Isaac? kuririmba nabitangiye 2013 2013 nibwo natangiye ibyo kuririmba ku giti cyanjye ni urugendo runini nabaye mu nsengero mba muri ADPR mba muri Isilamu ariko 2013 nkora ku nshundura y'umwenda wa Yesu Muri Isilamu wari urimo? None wigeze he? oya Muri Isilamu wari urimo? navuye muri Isilamu just mpita njya muri life Imbaraga zavuye muri Isilamu zikwinjiza amani izi. izo mbaraga rero ntawambwirije ntaki nararyamye ndarota nyuma yo kurota numva ko ngomba kujya mu itorero hanyuma itorero nashyikiyemo ryitwa Life Givers usanga bari kubwiriza ubutumwa bwitwa ngo come back home nubwo nahise nshyikiraho Uracyari nakoze yongera Ese kwavuga ko ari izindi mbaraga zikurikirana umuntu uvuye muri Isilamu yagiye mu kwizera Kristo. Ntabwo babagize bwo kuvamo mugende. aya ntabwo kubo yankunda kuvuga ngo umuntu ikintu kimwirukanka waragisiga ariko ikimwirukamo nagagisiga Icyakirukagamo cyari iki? cyanyirukagamo nibubona none Ni ibindi kubona. Ibi ndebesha amaso. ibi byanyirukankagamo kandi ntabwo nari kubishobora muri Isilamu Imyaka 8 uri mu ivugabutumwa ugiti cyawe uri indirimbo zamaze kugira imbo zingana gute? ubu mfite indirimbo 12. harimo iz'amashusho enye izindi n'amagiro n'amavideo lyrics kuzisura uzikura muri studio byose amafaranga ese nava muri za zindi wakoze bwa mbere cyangwa ufite indi support cyangwa ufite management bimeze bite? Management ni madamu, support ni madamu ni Imana. Ntabwo umugore ari umukire ariko aya ntabwo ari umukire ariko akunda Kristo
ubundi ubukire bwa mbere ni uko ubutunze Kristo mwamenyanye se muhuriye yenda nko mwivugabutumwa cyangwa mu nsengero nyine aho nyine ukimara gukizwa bahise muhuriraho utavuga ati niyuto kabisa avuga ati nanjye mu gakorongorwa n'umuhanzi kandi niba mwari mwakoranye se we ntabwo yari twarayikoranye yitwa Ntawuhanye Nawe ifite n'amashusho noneho kubitaho gato kuri iyo ndirimbo nk'igitero kimwe na Refure kuri iyo ndirimbo Ntawuhanye Nawe umve n'undi nari murimo inshundura zahise ariko wazikozeho kuri iriya yawe narazifashe ndavuga ni Yesu yakozeho sinzakoreka nibyo aka kazi iki se kubona arakwangiye amazi ayo kazi iki rero njye nakurikije umugabo witwa Dawidi umunsi yabyinaga njye mba numva kuba ngize nk'amahirwe nk'iri koti rikagira uburyo rivamo bikagwa wagiye wambara ibikenyero ahubwo se wagiye ureka kwambara sentire bikagwa nyine kugira ngo ubone yuko wageze ku ntego mba numva ko ngomba kubikora n'umubiri wanjye wose ingingo zanjye zose ibindimo byose nk'uko yabivuze nta bindimo byose ibibazo biteka zamuka Ntawuhanye Nawe izi ndirimbo ziri kuri YouTube channel yanjye yitwa Isaac Newton. Isaac Newton. Hari imbuga nkoranyambaga ukoresha? Nkoresha Facebook, Twitter, Instagram. Bose ni Isaac Newton. Isaac Newton. Ufite ibihe bikorwa rero vuba ahangaha abantu bashobora kuba bitegura? Vuba aha ufite gukora izi ndirimbo z'amashusho. Kuko ubu ufiteho indirimbo ebyiri natangiye zigomba kurangira nazo zikajya ahagaragara. Nyuma yaho bibaye bigenze neza nka launching album ku mugaragaro. Album ya mbere ubwo nibwo n'abanyarwanda tuzayijyamo
tuzabitoma tugomba kuba duhari. Yego mugomba kuza rwose. Tugomba kuza rwose. Azaba ari sawa cyane. Uzabuze ariko uzagenda witeguye. Oya umaze kwiga rata kuririmba mu minsi ishize. Oya ariko ni iyi mbyino rero mana. Mbyino nyine azanyigisha. Ronshi yayizaka rwose. Ndabona mugomba kwishobora. Bazagusohora ndeba ngiye kumemo ko ntagerageza. Kuko urabonaga mwandishije. Utangire rero ugiye kumutoza kubyo tuzaza muri Ronshi tutabyica. Yego cyane. Tubyina neza. Hari ubutumwa rero umva wageneye abanyarwanda cyangwa se abantu badukurikiye kuri uyu munsi. Abakunzi bawe abakunzi b'ikigo. Burahari rwose burahari. Hari abari bakuzi hari abagukunze none. Yego hari n'abatanzi. Abatanzi nitwa Isaac Newton. Izina rya mama ry'abanyarwanda ni Bimenye Imana. Kandi ni byiza cyane. Yo ndikunda kubi. Bimenye byose Imana irabizi. Umuntu uri mu gahinda Imana irabizi. Yego. Urwaye byose Imana irabimenya. Hanyuma ubutumwa afite buravuga ngo Satani tumwambura abantu yajyanye abantu banjye. Bana dukunda Imana. Kurya azaza. Genome izajya mazero. Uramurira azawokesha ibintu. Wenyine tuzakiranuke duteranyeho no gusenga. Uraza kudushyiraho agashimura cumurera ariko turagushimira ko wazanye umupianiste mwiza. Cyane. Brother uzi gucuranga neza. No mbere uko tugashyiraho rero zo gushimira madamu wawe. Kandi rwose Fidel Nafa bagushimira rwose ko umuterankunga mwiza akomeze sibyo? Akomeze rwose. Tuzi cyo bari kudukurikira. Mama Jofi. Mama Jofi. Turagusubuje. Kandi ukomereza aho ngaho. Gukurikira ndabizi. None uko umaze gutanga message rero agashimura cumu k'iminota ingahera 2 3 Yego. Fidel yafashe kongera umunota umwe nta kibazo. 3 tugiye gukora indirimbo yitwa Sasa Gasanga. Sasa Gasanga. Igera mu rusengero numvise nagasasa nkajya Okay, twagiye dusasa Gasanga. Umupianiste rwose agomba kuzagaruka ari wewe.
pianiste yakoze cyane kandi umugisha twizere ko n'ubutaha tugutumira mu ihomore uzaba uhari tugataramana kabisa icyo kintu tugomba gukorera Imana tugifite imbaraga zo kugenda no ikazajya amazero niba tuzamurira ndirimbo ya